Yes, ndagarutse mu kiganiro cyiza cyane nk'uko ubibona kuri titre y'uyu munsi ivuga ngo babishatse batwica. Yes, ntugire ubwoba, wigira ubwoba, ahubwo ndagira ngo ubwire abantu bigitangaza, abantu batangaje kuri iyi si ya Nyagasani, iyi si yacu hariho abantu batangaje pe, batangaje. Sinzi niba warigeze ubumvaho cyangwa warigeze ubatekerezaho, ariko abo nibo banzanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gifite idasanzwe uvuga ngo babishatse batwica. Ariko contraire cyangwa se ku kinyuranyo cyabyo, iyo babishatse tubaho. Abo ni bande? Amatsiko yawe. Ako niko kazi kanjye ngiye kugukoraho nonaha muri iki kiganiro. Reka mbanze nkubutse yuko ubuzima bwacu mu by'ukuri ari urugendo rutangaje, cyangwa se urugendo rw'amayobera, urwo tugenda tutazi iyo tuva, tutazi n'iyo tujya. Yes, ntabwo ari wowe wenyine, nanjye nuko n'umuntu uwo ari wese nuko gukondaje bikubwiye muri iki kiganiro. Impamvu nkubwira gutyo, ni urugendo rutangirira mu by'ukuri mu bitaro. Yes, urugendo rwa benshi muri twebwe rutangirira mu bitaro. Sinirengagije ko hari n'abavukira mu rugo, abavukira mu nzira, abo bita ba Senyanzira na ba Kanyanzira n'abandi n'amazina nk'ayo ya kera, niki byabaga bivuze. Sinirengagije ko hari abo urugendo rwabo rutangirira ahandi hatari kwa muganga, ariko mu by'ukuri akenshi cyangwa se muri rusange urugendo rwacu rutangirira kwa muganga, hahandi umumama aba ari mu bubabare buteye ubwoba, cyangwa se ari mu rugamba rutoroshye, arimo gushaka gutanga ubuzima, cyangwa se arimo gushaka kwibaruka umwana. Mu yandi magambo, hahandi dufatira akuka ka mbere, aho niho urugendo rwacu rutangirira kwa muganga. Kandi benshi muri twebwe rero, niyo urebye neza usanga urugendo rwacu, ubwo nari ndimo kubwira rw'ubuzima, n'ubundi rurangirira hehe? Rurangirira kwa muganga, hahandi dufatira akuka ka nyuma. Yes, hari aho twafatiye akuka ka mbere kwa muganga, ariko kandi hari n'akandi kuka mubwiye ka nyuma, ka kandi uhumeka gake 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 kakaza kurangira. Ako ni se akuka ka nyuma muri iki kiganiro. Aho ngaho rero urwo rugendo rwacu naho rutangirira, ni naho rurangirira. So ndaje nkubwire impamvu y'ibi ngibi. Nuko kuva aho ngaho kuka ka mbere na kuka ka nyuma, aho ngaho hari abantu bigitangaza nshaka kukubwiraho, ari nayo ntego y'iki kiganiro. Mbere yo kujya mu bintu byinshi, reka nkubwire ko njye ni Papa Toto nk'uko bisanzwe. Aha ni ku Marebe Rwanda TV, hahandi tuvuga ibintu bitangaje Imana igenda ikora, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo tubyitaho cyangwa tubiha agaciro. Rimwe na rimwe ugasanga amaso yacu ntabwo ahumuka bien ngo arebe muri details ni ibiki Imana yakoze ngo nawe wishimire. Hahandi tuba dushaka kurenga ibintu binini gusa ngo twariye twabayeho, oya. Handi tuba dushaka kwigira imbere tukareba details z'ibintu Imana iba yakoze mu by'ukuri, twavuga Imana wakoze n'ibingibi. So rero iki kiganiro nacyo ndagira ngo nze kukubwira ba bantu wenda utigeze utekerezaho, ariko nuza kubona uburyo bafite ubuzima bwawe mu ntoki, baza kuvuga Imana warakoze kurema aba bantu. Nubwo wakoze ku bindi byose nabyo ngushimira, ariko nongeyeho ku mashimwe naguhaga ngushimiye ko waremye abantu batangaje. Njye ni Papa Toto nkuko nari maze kubikubwira. Aha ni ku Marebe Rwanda TV mu kiganiro amashimwe atarangira. Niba ari ubwa mbere wagize, witinda gukora subscribe, kubera yuko ni inkunga ikomeye buduteye kugira ngo umuryango wacu ukomeze kwaguka. Tumaze kuba abantu benshi barenga 600. Kudo shapo ku bantu bose bamaze gukora subscribe, n'abakunze ibiganiro byacu n'abagira bada comment. Rero nawe niba ari ubwa mbere, tuguhaye karibu mu muryango wacu wa Marebe Rwanda TV. So reka dukomeze ikiganiro cyacu, nawe nkubwiye yuko urugendo rwacu ari rutangirira rukanarangirira hariya kwa muganga. Aho hantu rero hagati aho ngaho niho nshaka kubwira urugamba tugenda turwana kuva ku munsi wa mbere. Mu by'ukuri urebye neza usanga turwana urugamba rutoroshye, harimo uburwayi, harimo donc umunsi turarwara ejo tugakira, dukora impanuka zitandukanye. Hari igihe turwaye bigasaba ko batubaga, hari igihe wumva wacitse intege, hari igihe wumva umutwe ukurya n'ibindi byose. Urwo rugendo rwose rero nizo ntambara tugenda duhuramo nazo. Ndashaka kubwira abantu b'igitangaza Imana yagiye irema mu buryo bwayo, ibatereka abantu muri urwo rugendo kuva ku kuka ka mbere kugeza ku ka nyuma. Hari abantu Imana yateretsemo, niba nshaka ko tuganira nkubwira ibitangaza badukorera muri urwo rugendo. Abo rero nta bandi, nta n'impamvu kubatsinda, nta n'impamvu yo kubaguhisha, nta n'impamvu yo kukwicisha amatsiko, ahubwo abo bantu ni abantu bita abaforomo. Ntabwo mbizi niba ukoresha Igifaransa, niba ukoresha Icyongereza, niba ukoresha Ikinyarwanda, ibyo ntabwo mbitindaho.
icyo nzi nuko nawe urahita ubamenya. Niba ukoresha icyongereza ubite aba nurses, niba ukoresha ikinyarwanda ubite abaforomo, ariko niba ukoresha n'igifaransa ubite les infirmiers cyangwa se n'aba infirmières. Voilà, abo ni abantu rero batangaje nshaka ko tuganira muri iki kiganiro, bahagararana natwe, bakora ibintu bitangaje ngiye kukubwira. Byose ntabwo nabirondora, ndakubwiramo ibintu bitanu mu by'ukuri urahita uvuga uti man, burya waremye abantu batangaje gutya. Najyaga mbabona cyangwa mbumva cyangwa najyaga ninabacaho sinirwe nabitekereza, burya waremye abantu batangaje gutya. Yes, kuko nawe maze kubikubwira rero, reka ne kugutindira, nkubwire ubudahangarwa bw'abo bantu, nkubwire n'uburyo nakubwiye ngo bashatse bakwica kimwe n'uko iyo bashatse ubaho. Okay, reka dukomeze ikiganiro cyacu, ne gutinda nkubwire uburyo abo bantu iyo babaye maso bagakora akazi kabo neza cyangwa se umuhamagaro wabo neza, uburyo bakiza ubugingo bwacu mu kaga cyangwa se baburinda akaga. Ariko kandi hagira n'umwe warangara cyangwa akazana ibintu byo kujenjeka, reka uko mbivuga, ubuzima bw'umuntu bukaba bwarangirira aho ngaho. Uyu munsi rero reka nkubwire uburyo tugendana nabo kuva ku kuka ka mbere kugeza ku ka nyuma. Hatinze rero, ikintu cya mbere ngiye kukubwira umunasi dukorera, kiriza yuko nta nubwo nshidikanya yuko waba uzi aho umwana avukira. Nta muntu utazi inzu bita maternité, ntawe cyangwa se inzu y'ababyeyi niyo twahita gutyo, ntacyo bitwaye ibyo byose, cyangwa nuko twumva icyo nshaka kubwira. Nashaka kubwira rero, iyo umubyeyi akimara kumva igihe cye cyo kubyara kigeze, agafata icyemezo cyo kuva iwe mu rugo, hari uwo mu rugo yabipanze, hari uwo ufata icyo cyemezo yagiye ku isoko akavuga ati burya sinsubira mu rugo, ngiye kubanza ajye kubyara. Nubwo bitagikunda kuko kubera ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, bigatuma umuntu amenya uko umwana, igihe umwana asigaje wenda ngo avuke, akaba yafata icyemezo cyo kujya kwa muganga hakiri kare. Ariko ibyo ngibyo reka twe kubitindaho. Ariko icyo nashatse kubwira ni uko ukimara kujya kwa muganga ugiye kubyara, ndavuga umubyeyi bien sûr, umuntu wa mbere uhura nawe ni umunasi cyangwa se ni umuforomo cyangwa se n'umwemfirimiye cyangwa se umwemfirimiyeri nk'uko twabivuze. Yes, muhura ngo agire gute? Reka ngubwire ikintu cya mbere cy'ibanze abanza gukora, nuko abagomba kuguherekeza, abagomba kugufasha muri rwa rugendo igihe cyose utegereje kubyara. Wavuye iwawe ugera kwa muganga, kuva kwa muganga rero ukihagera kugeza igihe urabyarira, uwo munasi cyangwa uwo muforomo, mumbabarire niyo mvuze umuforomo ntabwo ndi bumutandukanye n'umubyaza, ntabwo ari abantu bamwe bakora ibintu 100%, aho bari bambabarire sinacyo ngambiriye. Ntabwo ngambiriye kubita amazina cyangwa se kubaha kuvuga inshingano zabo mu buryo bw'ibyo bize, oya ndashaka kuvuga icyo bamara ku buzima bwacu. Abo bantu rero bahura n'uwo mubyeyi bagamije cyangwa se bafite inshingano zo kumufasha muri urwo rugendo, bakamwereka itware gutya, bigenze gutya, ryama gutya, genda gutya, tegereza umwana gutya, ihangane gutyo, n'ibindi. Voilà, ako niko kazi ka mbere umubyaza cyangwa se umuforomo wacu adufashiriza ababyeyi mu gihe bagiye kuduha ubuzima kwa muganga. Ikindi kintu gikomeye kandi kiri very important cyangwa se cy'ingenzi abo bantu bafasha ababyeyi, nuko igihe bamaze kubyara, yes, igihe bamaze kubyara, ikintu cya mbere bakora gikomeye cyane ni uko bareba ko wa mwana uvutse, wa muntu uvutse, twebwe tukivuka, uwo muforomo agomba kureba niba se arahumeka, ikiremwa gishyashya kije kirahumeka neza, kandi akareba ese umutima wacyo uratera neza. Mbese murabizi ko tugira ibyiyumviro nka 5. Mbese ibyiyumviro by'umwana ni bizima, icyo twakwita nk'ama reflex ngenekereje. Ni hahandi umuforomo ashobora kugira gute, ashobora no kurya umwana urwara, ashobora no kumukubita agashyi, ashobora no kumukora ibindi bintu wenda bo bazi cyane kundusha, ariko bakareba ko uyu mwana aruzuye, arahumeka neza, umutima uratera neza, kandi ingingo ze zirakora. Voilà, ako ni akazi umuforomo akorera umuntu amaze kuvuka. Reka ngubwire ikindi kintu akora muri icyo gihe, agomba cyangwa se niwe
wita ku isuku y'umwana uvutse, akamurinda ikintu cyose gishobora kugira gute kuba cyamuhungabanya, kandi nanone akibuka yuko agomba kuba yamufubika, yarinda umutekano we wose. Inshuti, reka nkwibutse ko uyu ni umwana ukimara amasegonda make yavutse. Ugeze muri iyi si, reba nawe si ibintu birimo biba bishaka guhungabanya ubuzima bwacu. Uyu muforomo rero niwe ubirinda wa mwana ukivuka. Tekereza mu mutwe wawe, cyangwa gikomeje iki kiganiro cyacu, tekereza uwo muntu aramutse arangaye cyangwa akazana ibintu wenda by'ubunebwe, by'uburangare n'ibindi bintu abantu bajya bakora, n'andi makosa abantu bajya bakora wenda mu kazi gasanzwe. Tekereza umuntu abizanye. Utekereza indwara umwana ahita yandura, ibyo twakwita ama infection. Reba ukuntu kaba korohereye, katarakomera, nta magufa, uruhu ruracyoroshye, nta kitekereza ubuzima, cyangwa se tekereza akaga uyu muziranenge, uyu mumarayika ukivuka, uyu mwana ukivuka, tekereza ibyago yahura nabyo. Ariko kandi niba uyu muforomo akoze inshingano ze neza, umuhamagaro we neza, reka ngiye mbyita umuhamagaro ne kubyita akazi, niba umuforomo aramutse akoze umuhamagaro we neza, mu by'ukuri cya kiremwa gishyashya ubuzima bwacyo buba buri mu mutekano, hari amahirwe menshi yo kubaho. Reka nguhe ikintu cya kabiri rero, ibyo nibyo nakubwiraga, wa muforomo aho akorera umubyeyi n'umwana mu gihe cyo kuvuka. Wibuke yuko nakubwiye ko turi muri rwa rugendo rutangirira ku kuka ka mbere duhumeka, ariko rukaza kurangira ku kuka ka nyuma hariya hirya. Ngiye kuza kongera kugaruka mu kanya uko ikiganiro kirakomeza. Reka nkubwire, nongeye nkwinginge we kugenda utarangiza iki kiganiro, kugira ngo uze kureba igitangaza Imana ikorera mu baforomo, uze kurangiza uvuga uti Mana ndagushimiye, waremye abantu b'igitangaza kugira ngo barinde ubuzima bwanjye. Ariko kandi uze no kurangiza uvuga uti namwe mwabanasi mwe, mwabaforomo mwe, mwabemfirimiye n'abemfirimiyeri mwe, aho muri hose kudoshapo, ndabashimiye, Imana igibaho umugisha mwinshi. Reka ngure ikindi cya kabiri nagiye kubwira, ni igihe umwana noneho avuye mu nzu yavukiyemo, atangiye ubundi buzima. Nagiye nkubwire ko wa muforomo ntabwo asigara aho ngaho, kuko uwo ni wa muforomo cyangwa se uwo ni wa muntu ubanza gukingira iki umwana. Hari abantu mwese murabizi mujya mugira inkovu ku kaboko, sinibuka niba ari ak'iburyo niba ari ak'ibumoso, wenda muri komenti ababizi bazatubwira, abafite amakuru menshi. Ariko mu by'ukuri niba ureba ahagana ku rutugu, uraza kuhasanga inkovu y'urukingo. Inshuti, inkingo ni hatari. Ni ukuvuga ko rero uyu muntu wamubyaje, wadufashije kubyaza umubyeyi, cyangwa se wadufashije kwakira wa mumarayika mushyashya, niwe kandi umukurikirana akamenya yuko amutera inkingo. Inkingo zimara iki? Zimurinda bya byago n'ubundi bya byorezo bishobora kuzahitana umwana agitangira rwa rugendo ntaho yari yagera. Ntabwo wenda amenyera ibintu by'indwara cyane, ariko murabizi yuko nawe warakingiwe, cyangwa se wakingije umwana wawe, cyangwa wabonye barumuna wawe, cyangwa se bakingirwa, abakingiwe za imbasa, abakingiwe za tetanusi n'izindi wenda ntazi. Izo nkingo rero nazo ziri ingenzi cyane, kandi mu by'ukuri uwo muforomo niwe ukidukurikirana kugira ngo asigasire ubuzima bwacu. Reka nkubwire ikindi kintu gisekeje akora. Umuforomo niwe wigisha ababyeyi. Iyo mvuze ababyeyi ubwo mbavuze umumama n'umupapa. Niwe ubigisha how to feed. Tekereza, wabyaye, niyo yaba umwana wa mbere cyangwa wa kabiri simbizi, ariko uwo ari we wese umuforomo niwe uza akakwigisha ngo rero dore umwana bamwonsa gutya, umwana bamwuhagira gutya, kandi umwana bamurinda ibyago gutya. Wowe nkurikiye, mu by'ukuri wenda reka birenga ikiganiro, ariko byinjira no mu bwenge, uhita ukurura uko we byakugendekeye urimo kubyara. Ubwo ndavuga ku babyaye, ariko nawe ukuremo isomo rikomeye utarajya no kubyara, ariko nawe uzahura nabyo, cyangwa se uzafasha n'umuvandimwe wawe. Ariko urebe ako kamaro umuntu wowe urabyaye, ariko hari umuntu Imana ashyize hariya uzakwigisha ukuntu bonsa umwana, ukuntu bamwuhagira, ukuntu bamuterura, hari n'abigisha uko babaryamisha, n'ukundi kuntu babaha keya zitandukanye, ariko ari ukugira ngo ubuzima bwe bukomere. Kuri iki cyiciro ndakubwira yuko kandi umunasi, ndongera kwisegura,
umunasi n'umubyazana bashyize hamwe kuko bakora ibintu mu by'ukuri byose byo gusigasira ubuzima bwacu. Wenda muri twebwe bageze kwa muganga mwumvise ukuntu haba hatuje. Mu by'ukuri ukurikije ikiba cyajyanye abantu kwa muganga, yagombye kuba ari agace cyangwa se ari ahantu, ari umwanya urimo amarira menshi, urimo gutaka kwinshi, kuko abantu benshi bari kwa muganga mu by'ukuri baba bababaye, baba barwaye, baba bafite ibibazo bitandukanye, ariko uzumva ukuntu haba hatuje. Sinzi niba warigeze utekereza kuri iki kintu, utekereza umutuzo wo kwa muganga. Mbese wigeze ubona umuntu ufite inkoni agenda avuga ngo muceceke? Oya, ntawe. Ahubwo hari abantu muri ziriya nzu ubona kwa muganga baba bafite akazi, baba bari mu kazi, umugani wa ya terime y'ubu ngubu, ubu ndi mu kazi. Bien sûr, Imana ibiri mu kazi, ariko hari abantu bitwa abaforomo baba bari mu kazi muri ziriya nzu zo kwa muganga. Bakora iki? Bihanganisha abantu, babitaho, mbese bagatuma ibitaro biba ahantu hatuje, kandi ubundi hagombye kuba ari ahantu hakajagari, hari amarira, hari ugutaka, hari ibibazo, hari umwuka ugendanye n'abantu bahari n'ibibazo bafite. Ako nako ni akazi k'abaforomo bakora. Ariko kandi ubwo bimeze gutyo, ndagira ngo ngaruke ku kintu gikomeye, nawe mfashe kugitekereza. Utekereze wa muforomo uri gukora ibintu bikomeye kuriya, aramutse akoze aka mistake cyangwa se agakosa gatoya. Niba nkubwiye ko ashinzwe cyangwa se afite misiyo, afite inshingano zo guhita badukingira indwara ngo zitatwica, ngo tekereza noneho akoze mistake, agakora agakosa, akagutera urushinge rutari rwo, akaguha urukingo rutari rwo. Tekereza se mu kugukingira gutera urushinge rwanduye, tekereza se aguhaye doze irenze, niba yagomba kuguha umuti n'urugero amamililitira ya n'aya y'urukingo, akaguha inshuro 3 zayo cyangwa se makeya cyane. Nshuti, abaforomo ubundi ntabwo baho, nta nubwo ari abantu uko mbibona. Ibyo bintu byose babikoze gutyo bakabikora nabi, uzi ko inkingo zishobora kuba zagutera ibindi bibazo utazi. Nawe urabizi na paracetamol, uzi ko bitemewe kunywa overdose cyangwa se kurenza ibyo muganga yakwandikiye. Ibyo byose ni umutwaro umuforomo aba yikoreye. Avuga ngo aka kana kangana gutya ngiye kugashakira umutsi, gatera urukingo, ndagaha urunuru, ndakitwa gutya, ibikoresho ndakoresha bigomba kuba bitunganyije gutya kuri uru rwego. Ubundi umwana wavutse uyu munsi, ejo n'ejo bundi ukazasanga yavuyemo umuntu mukuru kandi ukomeye. Niyo mpamvu ku bwanjye ngiye mbona yuko akazi k'abaforomo mbona ari gatagatifu. Akazi kabo ni agatagatifu. Yes, kuvuga ko akazi kabo ari agatagatifu, ngiye mbona kwanza mbona ari naryo zina ribakwiriye. Okay, reka twikomeze ikiganiro cyacu, nkubwire ikindi kintu cya gatatu nagushakiye cyangwa se nifuje kugusangiza. Ni igihe hari icyo bita emergency, cyangwa se igihe habaye ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu. Bwene ndi kuvuga byinshi. Urabizi yuko ubuzima ukora ko ari urugendo rw'igitangaza cyangwa se rw'amayobera. Hari igihe hatoba ibintu bitoba bidutunguye. Hari igihe ujya kuba wigendera ugahita ukora impanuka. Hari igihe uba uri mu isoko ugahita urwara indwara ikagufata, yaba umutwe ukomeye, ukumva umugongo uracitse n'ibindi byose, mbese ibintu bitunguranye. Icyo gihe rero umuntu uhura na wa mbere ugiye kwa muganga, ndagira ngo nkubwire ko naho aho hantu umuntu wa mbere ubona ni umuforomo. Ukinjira kwa muganga twita muri emergency, cyangwa se ahantu bakirira ibintu byihutirwa. Ukoze impanuka, uravirirana, umutwe ugufatiye mu muhanda, urirukanse, uritemye, uravunitse, umuntu wa mbere muhura ni umuforomo. Nshuti yanjye, uzi ikintu akora? Niba uje muri urwo rwego rwihutirwa, ikintu abanza kukurebera ni icyo bita vital signs. Vital signs ni iki? Nzagira igihe cyo gukorera ikiganiro cy'ibindi bintu kuri nzagira igihe kirambuye cyo gukora ibiganiro biri detail, cyangwa se biguha amakuru wenda utaruzi kuri ibi bintu ndi kukubwira. Ariko reka twivugira ahangaha. Ukigera kwa muganga muri emergency, urahura n'umuforomo agufatire vital signs, cyangwa se ibimenyetso nyine by'ubuzima. Ese uyu muntu ubushyuhe afite bungana iki? Icyo twakwita temperature cyangwa se body temperature. Uwo muntu afite ubushyuhe bungana iki?
uwo muntu se umwuka arimo guhumeka neza, ogisijeni iri mu maraso neza, uyu muntu se ntari kuvirirana? Mu by'ukuri wakwibaza impamvu uyu munasi cyangwa umuforomo ahita akora ibi ngibi. Aba ashaka kureba ubuzima bwawe buhagaze bute. Wagize ibibazo uri hanze y'ibitaro, none umuhingukiyeho uje gushaka ubufasha. Mbere rero arabanza akore ikintu bita nakwita nka screening cyangwa se triage, arebe ngo uyu muntu ububabare bwe buhagaze bute. Wara uyu ni umuforomo nshuti, uyu ni umuforomo nakubwira, wa muntu udasanzwe Imana yaremye ikagenda imukwirakwiza mu bitaro. Iyo amaze kureba rero uko uhagaze, niho ahita avuga ati uyu muntu ubuzima bwe buri mu kaga k'uru rwego, ararembye, akeneye ubufasha, akeneye iki? Ntagahagarara gusa. Umuforomo yamaze kumenya neza urwego ashyiraho ububabare bwawe, ni hahandi ahita, niba ari ukuva amaraso, niba uje uva amaraso, agomba kwihutira kubanza kuyahagarika. Wumve, wagize ibibazo mutari kumwe, wakomeretse mutari kumwe, hari ibibazo ufite ari wabyiteye, ariko ukimugeraho ati ikintu cya mbere mbanza gukora ni ukubanza guhagarika kuva kw'aya maraso. Ikindi, ushobora kuza wataye umutwe kubera ibibazo wagize by'ubuzima, akabanza akagustabiriza, akabanza akavuga ati okay, ikintu cyihutirwa ngomba gukora, reka uyu murwayi manze ntume nibura tuza, niba ababara cyane mugabanyirize ububabare. Hari n'abashobora kujya kwa muganga umwuka waheze ndetse umutima wenda guhagarara, bakaba bamukorera ibyo twakwita CPR. Wenda abaganga muri komenti bazajya badufasha. Ibi ntabwo tuba tubiganira twigisha ubuganga, oya, ahubwo ni ukuganira ku makuru makeya ahari kugira ngo ujye umenya agaciro k'ibintu Imana yaremye, k'abantu Imana yishyira mu myanya itandukanye. Si uko ntesheje agaciro umwanya nawe uhagazemo, ariko ubu uyu munsi mu mbabare dufatanye imbaraga, dufatanye kompresiyo, dufatanye mbese reka uyu munsi tuharire abaforomo. Iyo CPR ndi kukubwira, niba uhageze umutima uhagaze, bafite uburyo bongera kubyutsa umutima, bakongera gutuma amaraso atembera muri ya myanya cyangwa se muri za ngingo z'ingenzi. Mbuze ingingo z'ingenzi, ntugire ngo hari urugingo rudafite akamaro mu mubiri wawe, ariko mu byo kwa muganga wenda ababizi bajye baduha komenti hasi. Hari ingingo zigera muri 5 bavuga izo bakwita ingingo z'ingenzi. Nakubwira nk'umutima, nakubwira nk'impyiko, nakubwira nk'umwijima, nakubwira brain cyangwa ubwonko, n'izindi zimeze gutyo. Izo rero wa munasi niwe ureba ngo niba bibaye ngombwa, niba amaraso atagera hose, niba oxygen itagera hose, reka manze bimufashe kwanza, bagukora icyo kintu bita CPR. Niba ushaka kuzamenya ibirenzeho, ubishyire muri comment udusabe, cyangwa se ubitubwire uti CPR sinanumvishe, tuzagushakira amakuru cyangwa se tugushakire n'impuguke muri ibi bintu byo kwa muganga agusobanurire CPR ni iki. Ariko for now cyangwa se unonaha, kubera intego dufite ukumva yo gushimira Imana ku kintu yakoze cyo gushyira aba bantu b'ingenzi ahantu, menya ngo CPR nayo abaforomo barayigukorera. Umutima wawe wahagaze, ariko bagiye kongera bawushiture, byite gutyo, kugira ngo amaraso na oxygen cyangwa se umwuka wongere ugende muri za ngingo z'umubiri wawe, wongere ubeho, nibura urindire igihe uraza guhererwa iki ubundi buvuzi bwigiye imbere n'abandi baganga. Reka nkubwire ibyago biba biri aha hantu. Iyo ugeze kwa muganga cyangwa se kuri urgence, cyangwa se uje wihuta ufite uburwayi cyangwa se ibibazo by'ubuzima bigukomereye kandi bitunguranye, ugahura n'umuntu utabyitayeho, my dear, you will die. Uzapfa. Azaba ari ahanyagasani, uzapfa. Ara niyo nakubwiraga ngo bashatse batwica, titire y'ikiganiro. Ariko kandi kubera Imana yashyize abantu beza hari ahantu, ubuzima burongera bugaruke. Wari wataye umutwe, yongera atekereze. Ni handi uzumva umuntu wawe wenda waherekeje atangiye kuvuga ngo ntagize hano gute, aha ndi ni hehe. Ako ni akazi k'umuforomo. Reka nkubwire ikindi kintu cya kane.
reka ne gutinda nkubwire ikindi kintu cya kane mu by'ukuri kiradusunikira gushima Imana ku bw'abanasi, ariko no kubwira abanasi ngo vraiment kudushapo. Ni igihe byabaye ngombwa ko wenda dukorerwa ubuvuzi bwo kubagwa cyangwa se icyo twakwita surgery and critical care, igihe twakorewe ubuvuzi busaba ko batubaga cyangwa se tugeze mu buvuzi buri critique cyangwa se navuga ngo mu by'ukuri busaba ubwitonzi buhambaye cyangwa se bwisumbuyeho. Nagiye nkubwira ahantu naho umunasi aba ahahagaze. Aba banasi ni igitangaza. Impamvu abanasi ari igitangaza nakurondoreye ahantu hose bagenda bahagarara. Aha rero naho ugiye guhabwa ubuvuzi naho baba bahagaze. Baba bahagaze bagira gute? Aha hantu umuforomo niwe ugufata akagutunganya mbere yo kwinjiza muri sale cyangwa se aho uri buvurirwe. Niba ari ukubagwa nzakubwira ibyumba bigize ibitaro, nzakubwira aho ushobora kuba waragiye uhavurirwa ariko utazi ngo ni hehe, bakagutwara ufite ubwoba. Oya, ntabwo kwa muganga ari no gutinya. Ni ahantu hari abantu beza, ni ahantu hari abakozi b'Imana, ni ahantu hari abantu b'igitangaza Imana yagiye hashyira kuzajya uhabasanga basigasire ubuzima bwawe. Rero nzagira igihe ngo ukore ikiganiro kikwereka noneho ibyumba byo kwa muganga n'ibikorerwamo. Muri uyu mwanya rero reka dusangire uko umunasi cyangwa umuforomo adufasha tugiye gufata bwa buvuzi busaba kutubaga cyangwa se ubuvuzi bwisumbuye cyangwa busaba nyine care iri hejuru, byo twise critical care. Uwo munasi aba ari kugira ngo agutegure kujya muri cya cyumba wenda urabagirwamo par exemple. Agutegure ni iki? Akwambika imyenda yabugenewe, akumara ubwoba, aguhumurize, agusobanurire ubuvuzi ugiye guhabwa. Uyu munasi kandi arongera agafata za vital signs nakubwiye, akongera akareba ubuzima bwe buhagaze buti, umuvuduko wawe, icyo abantu bakunda kwita umuvuduko cyangwa se ubundi terime nziza ni blood pressure. Bakareba umuvuduko w'amaraso ari kugenda mu mubiri wawe, ese uri mu bipimo nyabyo, ese nta muriro ufite, ese mbese uhagaze ute mbere yo kujya guhabwa bwa buvuzi. Ibyo bintu ni umunasi ubura aho ngaho agenda abigufasha. Ikindi kandi umuforomo mbere yo guhabwa ubwo buvuzi yita cyane kuri bya bikoresho biri gukoreshwa. Wibuke ko ibi bikoresho tubigarutseho no muri ya nzu umwana yavukiyemo, kandi bavuga ngo ibikoresho niba ari ibitambaro umwana ari bujyemo, niba ari inshinge ari buterwe, byose bigomba kuba bifite isuku yo ku rwego rwo hejuru. Ibi byose rero umunasi aba ari ngo abikore neza. Nshuti, tekereza ahantu umunasi arangaye akafata bya bikoresho ntiyite ku isuku yabyo. Tekereza ahantu umunasi ategera umurwayi ngo amubwire aho agiye n'ibyo agiye gukorerwa. Tekereza ubwoba uwo murwayi yajyanamo. Tekereza umutima uhagaze yajyanamo. N'ibindi. Ntabwo narondora mu by'ukuri umurimo w'umunasi. Oya, ntabwo bishoboka, ntabwo nabibasha pe. Ariko kandi mu gihe uwo munasi akoze uyu muhamagaro we neza nk'uko nari maze kubikubwira, ubuzima bugenda neza, ukagenda ukavurwa, ugataha, ugahabwa imiti iguherekeza, ukabwirwa uko uzayifata, ubundi ubuzima bukagaruka neza. Reka rero nagutina amagambo nkubwire ikindi kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu, wumva ukuntu abantu batangaje. Ntabwo iyo urwaye indwara y'igihe kirekire, iyo twakwita long term care cyangwa se chronic illness, ni ukuvuga ko cyagiye ukeneye ubuvuzi bw'igihe kirekire cyangwa se urwaye indwara idakira, ahantu umunasi ntabwo ajya ku ruhande cyangwa ngo atujugunye cyangwa ngo yigendere. Oya, no mu gihe uri kurwana n'izi ndwara, rimwe na rimwe n'abantu bo muri famiye bashaka kurambirwa, ushobora no kuba utabafite. Ushobora kuba utabafite ngo bagukurikirane, bakurwaze, bakuba iruhande. Ushobora no kuba warabarambiye, kuko umuntu ni umuntu, bijya bibaho ukarwara igihe kirekire, abantu bo muri famiye bakarambirwa bakajya mu mirimo yabo. Ariko aha hantu umunasi ntabwo ahava. Umunasi arahahora ngo agira ati, aguha imiti ya buri munsi. Nubicunga niba warigeze urwaza umuntu cyangwa nawe wararwaye, aba afite amasaha yavuze ngo uyu murwayi azajya afata imiti, aya masaha ngomba kuba muriho nkamuha imiti. Ntabwo ari wowe wabisabye.
kuko twamaze kubona ko hari n'igihe byo kwa muganga utumva utazi ko wanagiyeyo. Abaganga nibo bamenya ngo turamuha imiti iyi n'iyi tuzatuyimuha amasaha nabi. Uwo ni umunasi rero azira. Ikindi kintu umunasi akora muri icyo gihe cy'uburwayi burebure cyangwa butanakira, niba warakomeretse niwe uguhindurira ibipfuko by'igisebe, niwe uza kukogereza igisebe, niwe ugusiga imiti, niwe ukugaburira. My dear inshuti z'Amarebe y'u Rwanda TV, please mufate iminota mike yaduhe icyubahiro abanasi, ariko tubwire n'Imana ati Mana waremye abantu b'igiciro pe, ariko uyu munsi abanasi baha umugisha. Si ibyo gusa ngo byo kugabura umurwayi n'ibindi byose namaze kubwira, ahubwo banatuma umurwayi yiyumva nk'umuntu ugifite agaciro, abona ko byanze bikuze nubwo afite uburwayi bw'igihe kirekire, cyangwa se banamubwiye ko utazakira ko nabyo bibaho, ariko uko biri kose hari abantu bamwitayeho, bigatuma akomera akagira n'imbaraga. Ngaho utekereza ugize ubwo burwayi bw'igihe kirekire ukagira umunasi udakora ibyo bintu, umuntu muzahorana, umuntu uguhagarara hafi buri gihe, akaguhagarara hafi ariko adashobora kuguhumuriza, adashobora kuguha keya, mbese atakwereka urukundo, ibyo byose wakwiheba, no gukira kwawe wumva biba bigoye, no gutora imbaraga biba bigoye. Ariko mu by'ukuri turaha kudushapo cyangwa se turahasariyuti abaforomo, kuko ibyo bintu barabikorera abarwayi bari muri iki cyiciro twari turimo kuganiraho. Reka rero tugana ku musozo, mubwire ikindi kintu cya gatandatu nacyo mu by'ukuri gikomeye, navuga ngo kiri very sensitive. Inshuti yanjye, ushobora kucyemera, ushobora kutacyemera, ariko niyo realite. Iki kintu nacyo yigezeho umutima wanjye uratera, umusatsi umvaho, nkavuga ngo ariko Mana waremye abaforomo gute? Reka nyikubwire, ni ikintu nakwita kurangiza urugendo. Dutangira ikiganiro nakubwiye ngo urugendo rwacu rutangirira kuri ka kuka ka mbere, cyangwa se kuri bwa bubabare bw'umubyeyi arimo kurira cyangwa gutaka atanga ubuzima, ariko bukaza no kurangirira kuri ka kuka ka nyuma utanga rimwe na rimwe ababyeyi bakoresha bari mu kuraga abana babo, cyangwa se uhamagara ukunda n'ibindi byose, murabizi uko bigenda. Urwo rugendo rwo hagati aho, iki kintu cya gatandatu ngiye kukubwira ni igihe urugendo rurimo kurangira, icyo twakwita the final journey cyangwa se ICU and palliative care. Yes, ni ukuvuga ngo uko turangiza urugendo, ni uruhe ruhare umunasi ahagira, umuforomo agira, adufasha iki mu gihe turi kurangiza rwa rugendo rwacu nakubwiraga, turi mu nzu y'indembe, icyo twakwita ICU cyangwa se intensive care unit, hahandi mu nzu y'indembe, cyangwa se muri palliative care. Palliative care ni bwa bufasha nyine umuntu n'ubundi ubona ari ukumuherekeza. Umunasi akora iki? Inshuti zanjye, n'ubundi urugendo, iyo utangiye urugendo byanze bikunze byo urabizi ko uzarurangiza, icyo cyo ntabwo tugitindaho, turabizi ko twaravutse turi kandi tuzanapfa. Ubwo rero rwa rugendo turimo kuganiraho, ariko none ku point ya gatandatu tugezeho, aha niho nshaka kubwira umuforomo akomeza guhagarara iruhande rwawe. Ibi bintu tukiganira, ibi bintu bifate nk'aho birumvikana ari umuforomo umwe, ni benshi, ariko bifate nk'aho umuforomo yarari ku nzu y'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira, urahamusanze, umaze gutanga ubuzima, umwana arabonetse, aramuterura, amutwaye kumukora ibyo akeneye gukorerwa byose, ahise amwirukankana, amujyanye mu bundi buzima, avuye ahandi agiye ahandi, agiye kuza kuri emergency, arakomeje, abo none yageze mu nzu y'indembe. Voilà, mu nzu y'indembe aramukoreraho iki rero? Niba umuntu yageze muri cya gihe cyo kuremba, atagihumeka neza, uwo munasi, uwo muforomo, ibyo bintu ni akazi ke. Aho ngaho arahari kugira ngo arebe neza oxygen cyangwa se wa murwayi arimo guhumeka gute. Niba arembye kuri urwo rwego, mubwire ko ntabwo wavuga ngo urajya gufata ibyo kurya, ntabwo bishoboka.
ariko wa munasi, wa muforomo nakubwiraga w'igitangaza Imana yaduhaye, niwe uzi ngo umurwayi urembye gutya ararya gutya, niwe uzi uko amugaburira, niwe uzi ibyo amugaburira, arahumeka ate, ararya gute. My friend, ahangaha kuhavuga birakomeye, ariko reka tubiganireho. Umuforomo arakomeza akagufata mu maboko ye n'igihe utabasha kurya, n'igihe utabasha kumenya aho uri, mu gihe nta wundi muntu uhari n'uwo mu muryango wadahari, umuforomo aba ahari. Ikindi kintu nakubwira kuri iyi pointi ya 6 yo kurangiza urugendo cyangwa se mu nzu y'indembe n'iminsi yacu ya nyuma ku munasi, mu by'ukuri adufasha kugenda mu mahoro. Ibi ntabwo ari ibanga, umuforomo adufasha kugenda mu mahoro. Yadufashije kuza mu mahoro, kuza turi safe, dufite umutekano, ariko no ku munota wa nyuma umuforomo mu by'ukuri aduha kugenda cyangwa se adufasha kugenda mu mahoro. Wara kuri bwa bumuntu bw'umunasi, ka kazi kantagereranwa k'abaforomo, n'ubu bose atakubuza kugenda, ariko aragufasha kugenda neza. Tekereza urwajwe n'umuforomo cyangwa se uri gufashwa n'umuforomo utitaye ku ibi bintu, udafite indangagaciro, byagenda gute? Wagira bwa bubabare ufite bwo kurangiza urugendo, ukagira bya bibazo ufite by'uburwayi, ukongeraho iby'undi muntu none wagombye kuba ahagaze ku ruhande rwawe agufasha. Ariko kubw'ineza yabo, kubw'impano bafite Imana yabihereye, agufasha kugenda mu mahoro. Mbese akamera nk'umumarayika uri kukwinjiza iwanyu. Yes, amera nk'umumarayika uri kukuyobora ati noneho urugendo rwawe rurarangiye, ngwino gufata akaboko mutambutse ujye iwanyu. Wara, ako ni akazi k'umunasi. Bakunze b'Amarira Rwanda TV, iki kiganiro mu by'ukuri ni ikiganiro ku bwanjye numva kiri sensitive, kandi nta gushidikanya yuko kirakugirira akamaro, kirongera gutuma utekereza uti Imana mu bintu waremye no mu bantu waremye nongeye kunguka abandi bantu ntajyaga ntekereza bita abaforomo. Niyo mpamvu ku bwanjye ntabwo abanasi ngiye bita abakozi, oya rwose, oya, abaforomo ntabwo ari abakozi. Ntabwo abaforomo ari abakozi bambara imyenda y'umweru, ingofero z'umweru n'amataburiya, oya, ahubwo ngiye mbita abarinzi b'ubuzima, abo nakwita guardians of life. Wara, iryo ni ryo zina ngiye nabita. Mbese uramfashije kubita gutyo? Umerayike kuri iki kiganiro, ushyire muri komenti nawe icyo uzi ko kuri aba baforomo badufasha kuva kukuka ka mbere, cyangwa se kuri ya marira y'umwana ya mbere arira akivuka, bakadufasha bakadusunika, bakaduherekeza, ndetse kurenda tugeze kukuka kacu ka nyuma. Mu yandi magambo, aba bantu si ukubita guardians of life gusa, njye mu mbabare mbite irindi zina, reka ngenda none mbite silent heroes. Ni abantu bakora ibintu byabo bacecetse, kuko akenshi baba bavugana n'abantu bababara, barwaye, barembye, ntabwo bavugana nabo kenshi, ariko bakora ubutwari bwabo in silence, bacecetse. Bahagarara amasaha menshi mu by'ukuri bakora akazi kabo, bikorera umutwaro utari uwabo, bafata ibiri ku murwayi bakabyikoreraho, bafata ibiri kuri ka gahinja kavuka bakabyishyiraho, ntabwo gasaba ibyo gakorerwa. Wa muforomo niwe ureba, wa mubyaza niwe ureba, ariko aka kana ubwo kavutse reka cekingi, reka ndebe, reka ngakorera ibi ngibi. My dear, abaforomo bahabwa umugisha mwinshi. Reka dufate umunota. Mu by'ukuri ntabwo nkugoye, emera ukurya ikiganiro, ucyumvira hafi, ucyumvira mu Rwanda, ucyumvira mu mahanga, wumva Ikinyarwanda, wumva Ikirundi, wumva Ikinyamurenge. My dear, wumva Agafaransa gake nagiye nshyiramo, wumvishe ko nagiye nkanagamo, Akongereza gakeya nagiye nagamo, wowe wumva utwo tuntu twose. Reka dufatanye, dufate umunota umwe dushimire abaforomo, tuvuge ngo thank you nurses, les infirmiers turabashimiye, abaforomo turabashimiye, ababyaza turabashimiye. Niba kandi umfashije icyo ngicyo, reka mu by'ukuri dusoza tujya ku musozo w'iki kiganiro,
tuvuge ngo Mana niwe waremye abaforomo, turagushimiye ko warabiteguye kera tutabizi, urema igiforomo ushyiramo abantu wateguye bajyamo, abantu bitanga, abantu bikorera imitwaro y'abarwayi, abantu bafite urukundo. Turagushimiye ko wabaremye, ubaho umugisha. Bakunzi b'Amarira y'u Rwanda TV, nk'uko nakubwiye njye ni Papa Tonto, ikiganiro ni amashimwe atarangira. Niba wagikunze ugisharinge ku bacuti bawe kandi ugihe like, uduhe comment icyo utasobanukiwe cyangwa se ubufasha. Akenshi aya makuru tuba dusangira ntabwo ari amakuru ari très professionnel cyangwa se navuga ngo nayinzobere mu bintu by'ubuvuzi, oya, ni amakuru rusange ariko rutarufite. Ariko niba ari cyo yakubwiye, ntubure gukora subscribe niba utarayikoze, ariko kandi ntubure no kuduha inyunganizi. Ushaka kuba uri umuforomo, ushaka kuba uri umubyaza, ushaka kuba uri umuganga, cyangwa se n'undi ufite ubumenyi bwigiye imbere mu bintu byo kwa muganga, tuguhaye kariho muri komenti uduhe ubwunganizi, utwuzuze cyangwa se utugire inama. Nawe kandi twongeye kukurarikira ibiganiro byacu by'ubutaha, kuko ibiganiro byo nakagaruka ntabwo cyari icya nyuma. Tuzakomeza tuganire, tuguhaye karibu kandi turagushimiye. Nongeye kandi gushimira abaza gukora subscribe, babwira ngo muri abantu b'ingenzi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.